It was back in the sky. We'll fix it in a snap. mu ntara z'igihugu zose zigiye zitandukanye, reka nizere ko mumeze neza. Ndabasuje cyane, ndabivuga mu ndimi enye zose ushobora kumva mu Rwanda: ururimi rw'ikinyarwanda, icyongereza, igifaransa n'igiswahili. mwese reka nizere ko mumeze neza. Iyi ni Reni Today, ngendereho nari Nshimiyimana. Biramenyerewe ko ahangaha tuba dufite abatumirwa bagiye batandukanye. Uyu munsi ntabwo ariko bimeze, ndi kumwe n'abantu ubwo bagiye batandukanye, abo muraza kumenya ngo ni bantu ki. Ndatangira nibaza ikibazo: ese mwebwe turi kumwe igifaransa mukizi ku ruhe rwego? Okay, murakoze. Amazina ntabwo ari ngombwa kuyababwira, ariko bitewe n'uko njyewe amashuri yanjye nayize muri systeme cyangwa mu buryo bwa anglophone cyangwa mu buryo bwa systeme yo gukoresha icyongereza. By the way, umva rafiki yangu rwose ikintu bita igifaransa mfite n'igikeya pe, gusa approximation cyangwa dushyize muri make, yewe ushobora gusanga nk'igifaransa gishobora kuba kiri nko kuri 35% ugereranyije nk'icyongereza cyo usanga uba wumva bundi niyo ndi kuvuga icyongereza uba wumva ko cyo kirimo kunika, urabyumva ko cyo kindomo cyane. Biramenyerewe ko igifaransa gikunze kuvugirwa mu mazuru, kikavugirwa muri base. Turebe uyu turi kumwe ukuntu bimeze mu cyongereza. Igifaransa ndumva cyo ntabwo akizi. Urakizi? ntagerageza. Reka tubwire mu cyongereza, icyongereza kiri ku ruhe rwego? Murakoze cyane. Icyongereza cyanjye nacyo ntabwo ari cyinshi cyane, ariko tujanishije kiri kuri 75%. Bishatse kuvuga ko mu masaha 24 agize umunsi wose, amasaha 20 yose ushobora kuyamara uvuga icyongereza kandi udategwa? Yego. Mwana azi icyongereza. Umuntu ushobora kuvuga ubu ni ukuvuga ngo kuva yagera hano mu kiganiro ni bwa mbere numvishije avuga ikinyarwanda, kuko namubajije umwana ashobora no kuba yarize muri Amerika. Turagenda tubyumva rero, ariko ari uburyo igifaransa giteye n'igiswahili. Ubundi nk'abanyarwanda bari niyo arimo aravuga ururimi rw'amahanga biramugora cyane, kubera ko abanza gutranslatinga mbere yuko abishyira mu kinyarwanda. Ibyo avuga ibyo agiye kuvuga mu cyongereza abanza kubitranslatinga mu kinyarwanda, noneho akabona uburyo abivuga mu cyongereza. Ibi bintu sinzi wenda ikibitera, sinzi niba ari imbaraga z'abanyarwanda, niba ntabwo aho ngaho ubundi iyo uvuze ibyo bintu jya wumva neza. Dufite icyo bita ururimi rw'ikinyarwanda, ururimi gakondo. Ese urumva wahita uba nk'umunyamerika cyangwa urumva wahita uba nk'umufaransa? Bivuze ngo iyo uri kuvuga ururimi rwo hanze ukora icyo bita double work, uri gukora utuzi tubiri kandi twose tugenda tugenderana. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko ubanza kumenya ijambo ugiye kuvuga icyo rivuga mu rundi rurimi, ugomba no kuba uruzi mu rurimi rwawe, noneho ukaza kurutranslatinga cyangwa ukaza kuruhindura muri rwa rurimi ushaka kuvuga, maze bigahita bigenda ukahita wumva birahura. Niyo mpamvu uzacunge nk'abanyarwanda bari kuvuga igiswahili, umunyarwanda utazi igiswahili neza aba akivuga ashaka kukivuga nk'ikinyarwanda. Kubera iki? Kubera ko ikinyarwanda ni ururimi rwaramukoronije. Ese wowe ntabwo ubona icyo bita ubukorone bw'ikintu runaka? Ukimara kuvuga ku giswahili rero, musintekereza akantu gakunze kurakaza abanyarwanda. Umunyarwanda birazwi ko bakubwiye ngo genda ni ibintu byoroshye, ariko baramubwira ngo toka akarakara cyane, kandi ni ibintu byumvikana. Barashatse kumubwira ngo agende. Sinzi wenda ikibitera, ntawamenya. No mu gifaransa ni uko bakamubwira ngo tuzevu, bishatse kuvuga ngo muceceka, tetwa, akarakara. Sinzi. Okay, wenda aho hantu komantere igihe natangaho. Ubundi iyo turebye abantu uburyo tubaho live hood, ubundi ni umuco.
niba ikintu ugikoresheje mu buryo butari bwiza cyangwa mu buryo buri negative, nimvuga negative muri bwa byumva, noneho ugasanga uravuze ngo toka toka, urumva iyo ni imvugo yakoreshwaga kera n'abantu ba kera arimo kwirukana umuntu, ni ukumubwira ngo genda, ariko ugenda ugeze ugiye ukagaragaza ko umwirukanye, ariko niyo mpamvu byamaze gufata intera icyo bita igisekuru cyangwa umuco, bundi ni sekwesi, ni uruhererekane rw'ibintu ushobora gusanga umuco wa kera n'ubu ngubu akanya tukiri kuwukoresha. Niyo mpamvu iyo ukoresheje iryo jambo mu giswahili ukabwira umuntu ngo toka, ariko nawe urabizi utirengagije ntabwo wabwira umuntu toka murimo muraganira, murimo muraseka ngo uhite umubwira ngo toka, bibabaze. ariko rero tutarava kuri iki kindi, umuntu mwazanye ameze neza ewana, ariko arimo aravuga gake, bimeze bite? nuko arimo kubera ko avuga icyongereza cyane, arimo aragira ngo tutazi ko ibyo ari byo. Ndabizi ikinyarwanda gikora kumutega cyane, reka nyine nawe agerageze akivuge, ariko nubwo kimugora ariko akivuge ntacyo bitwaye. Murakoze cyane. Uko mugenzi wanjye yabivuze ngo nize muri Amerika, nagezeyo gakeya ariko n'ikinyarwanda. Indege wayivuze kera njye nari ko Rwanda yari itaraza, ariko kera ko indege zari zihenzera. Natubwire yego nasimbukiyeho akanya gatoya, ariko ntabwo nakwibagirwa ururimi rw'igihugu cyacu kavukire. Ndi umunyarwanda n'umuryango wanjye wose ni abanyarwanda, ntabwo nubwo namenya icyongereza cyane, ariko ntabwo ikinyarwanda nshobora kukibagirwa kuko nakivukiyemo kandi ndanagikunda cyane kuko kivugitse neza. Rero icyongereza ni indimi z'amahanga nk'uko tubyumva, ntabwo ari ururimi rw'igihugu cyacu nk'abanyarwanda, ariko biragoranye cyane ko nshobora kuvuga nk'uko ndi umunyarwanda ari ururimi rwacu. Biragoranye ko nshobora kumara umunsi mvuze ikinyarwanda nk'uko ndi umunyarwanda singira andi magambo mvangamo. Ururimi rwaravangiwe bitewe n'uko nyine twarindiriwe n'abanyamahanga, dushaka gufata umuco wabo, dufata indimi zabo, dushaka kuzihuza n'ururimi rwacu, bityo ku buryo ntashobora kuvuga paragarafu mu kinyarwanda gusa, usanga navanzemo n'izindi ndimi z'amahanga, kandi bikababaza cyane abasheshe akanguhe. ngo amazi arashyuha ntiyibagirwa iwabo wa mbeho. ibintu uvuze byose iminota amaze, birashoboka ko wavuga iminota 10 nta nakongeza na kamwe, wasubije mu paragarafe gusa atatubeshye, arakizi kuko umwana rero nubwo oya ntibihakamire murakoze cyane. nk'uko babibabwiye muri Amerika nanyarukiyeho gakeya, ariko ubu ndi mu Rwanda n'igihe kinini nkimara mu Rwanda. rero impamvu numvise navuze ijambo rimwe, abari kutwumva none ubu ni abanyarwanda, harimo abakuze, abo twita abasaza, abakambwe ndetse n'abakecuru. kandi mu bintu bijya bibabaza ni kumva dufashe ibintu tukavangamo ikindi kintu. bakunda ururimi rwabo nk'abanyarwanda, rero iyo bumvise turuvuze nabi birababaza cyane. niyo mpamvu nagerageje kuvuga ikinyarwanda kugira ngo abo bakecuru bumve, naho icyongereza ningera aho bari kuvuga icyongereza, aho ndi buhuze nabo nzakivuga, ariko nawe it is not good to mix the language. arega umunyamakuru arabizi, ariko rero nareka kubwira sibyo, bandi baravuga mu kinyarwanda ukivamo ariko ntabwo kikuvamo, urumva ashobora kuba warajya no mu mahanga ukamarayo imyaka myinshi, ariko ukivamo ntabwo kigira ute kijya kikuvamo. uyu mwana ahubwo urabona azi n'umuco
icyongereza urumva aravuga ukagira ngo ni Biden mu kwiyamamaza. Okay, yes, reka nizere ko aho muherereye hose rero mumeze fresh, ndabasuje cyane mumeje kubahereza ikaze no kuri News Today nk'uko nabibabwiye. Rero uyu munsi twakiriye abantu badasanzwe, nabakiriye nkanjye Leonard Nshimiyimana. Tugiye kugenda tubana mu gihe cyose, tuzajya dukurikirana ibiganiro kuri News Today, tuzajya tubana mu bice bigiye bitandukanye, hari ibyo tuzajya tubana turi twembi uko mutwumva turi batatu. Gendero nari Nshimiyimana rero bagiye kutwibwira, turakomeza tuganira ariko kandi twiyizi ariko tuziranye. Okay, murakoze. Mbere na mbere ndabanza gushimira Leonard Nshimiyimana ma ikaze muri studio. Rwose urakoze cyane, namwe bakurikiye ikiganiro News Today rwose mwihangane mu munshimiraho muri hose pe. Amazina yanjye ni Amiel niwo mugabo, nkaba natembereye hano ndi kugenda nkagera hano kuri News Today. Leonard akambwira ati inshuti wanjye twabanye twiganye rwose hariya guturuka za Musanze, abatahazi twajya dukomeza tubabwira mukajya mumenya amakuru uko bukeye n'uko bwije. Ubwo rero nageze hano mahurira n'ubundi muntu umaze iminsi avuye kwiga muri Amerika akaba atangiye kwibagisha Kari kujya gusiga agapfuka umunwa bimeze bite? sinzi impamvu kabisa, gusa nyine nawe yabibwira ubundi tugakomeza nta kibazo. Murakoze. Thank you very much. My name is Geraldine Mukankwanga. I'm Rwandan, so that's why I'm going to use our mother language. Okay, reka Nk'uko mubyumvise, amazina ni Geraldine Mukankwanga, niga muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi, niga ibinyabuzima n'ubutabire no kubyigisha cyangwa se kubibyaza umusaruro. Nanjye ndimo ndi gutembera reba ibyiza bitatse igihugu cyacu, bageze ahantu hari studio twangurije News Today, kugira ngo si ubwa mbere mubyumvise, nanjye nkabyigaga byumva ku makuru, ku binyamakuru, kuri za magazine, ariko nahigereye nza kureba ese ni iki gikorerwa muri iyo studio. Nabo banyakirana urugwiro, baranyakira bampa karibu. Rero nanjye nabyishimiye cyane. Aho muri hose mushimire Leonard Nshimiyimana kuko niwe waduhaye ikaze. Burya nujya gusura umuntu akakwakira uzamushimire cyane kuko biba ahantu hakeya cyane. Murakoze cyane. Yes, mwabyumvise rero tugiye kujya tubana mu bihe byose mu bice bigiye bitandukanye muri gahunda za buri munsi zigiye zitandukanye. Tuzajya tubana mu buryo bw'ibyegeranyo, tuzajya tubana mu buryo bw'amakuru asanzwe, tuzajya tubana mu buryo bw'ibiganiro. It was back in the sky.